David. Ça va? Ça va. Meze neza. Supermarket. Oya. Meze turakumburanye se? Ngenda gukumbuye. No, come on. Nawe. Esha. Ngire kiyo mikino ariko wowe turirwa na mu gitondo buri hano nijoro buranga. Ndashaka kuyambera. Basi bengwe. Meze neza se? Ubundi hari ibintu njye mbona bavuga ngo iyo umuntu afite agahinda uramuhobera akajya kutuburwa akarira. Oya, njye ibyishimo ariko ndashaka kuyambera. Please. Gutyo kuguhobera gusa. Okay. Siko ugwanyambira bishaka mbabarira. Uraho neza. Ndumva nishimye. Iyi mikino irimo ni iyi? Oya, riga. No, nsobanurira n'iki kibazo ufite mbasha kugikemura. Ni ikibazo cy'amafaranga? Icyumba se oya, ni ikibazo cy'amafaranga. Ni iki kibazo se? Riga ndagukunda. Come on. Ngenda kwanga. Oya, usi urukundo ndi kuvuga. Nagarurwa brother and sister. Ndabizi ni kumfata. Tumaze kuba abavandimwe turirirwa na tubanye hano kenshi urarara ugataha ukongera kugaruka. It's okay. You're my friend. Ndagukunda nyine nagende kuri ibyo ngibyo byose. Ndagukunda urukundo ubwo ndenda no gusara. Ariko muri no minsi bimaze byiza byateye abantu bose basigaye bakora by'uduprank. Umuntu akabyuka mu gitondo ngo arongo barangonze ngo nyohereza ngo amafaranga yangaye ngo nako nagukinisha. Iyo mikino rwose ugireka. No kuri kwimana nagari prank. Iyo ndebye ngewe ukanyitegereza neza ubona ibintu by'umuntu ujya bijyamo basi nzabigushyiramo. reka mubwize ukuri aho ngaho wabuhiye. Oya njye nzabigushyiramo, njye ndashaka kubigushyiramo basi. Wariye se? Meze neza. Wanyweye amata? Meze neza pe. Ubwo nyine ukumva urashonje. Njye kugushakira ikintu cyo kurya? Oya meze neza. None ahita mutekera nk'akarete vuba vuba ngo oya meze neza. Ibaze ko noneho mbabara urebe nko mbabara humiriza nawe nkwereke ko ndi seriye. Oye binkorere urebe njye byarandenze bisa nkaho humiriza nkwereke. Divine. Really? Man, nindo kuno byo. Oye nyine wowe binkorere humiriza gato. Nkwereke ga surprise nkorera. Urabizi kuri mushiki wawe? Nyine ubu ngubu byarangije kuba warangije kuba mushiki wanjye ntabwo ukiri umuntu gutyo wo mu mahanga. Oya njye ntabwo ndi umusaza wawe. Genda gukunda. Ugende umusaza wawe uri mushiki wanjye. Njye ibyo ngibyo ntabwo genda gukunda. Bahumirize nkwereka akantu nkwereka kamwe gusa urahita ubona ko ibintu ndakubwira. Surprise. Oh. Ndagwaye ndabaza. Njye ntagenda kugura. Nze nkugura. Riga ndagukunda dore nuko utabyumva. Skeza. Siko utari kukishimira. Siko utari kukishimira. Givana imikino nk'indi yangaha. Kubera iki se? Utekereza neza mbere kujya gukora utuntu tw'udufopa nk'utu. Oya sha. Ujye ubanza urebe umuntu ugiye kuzanaho drama uwaye. Rero tunari keza. Mwana, ibyo by'ubwiza bwabyo ntabwo ndi kureba. Nimba ari business zunguka, nimba ari ibintu byara amafaranga. Amen. Uzajya uhora muri business akaza. Ese ubundi wowe nabona ko ukuze ushaka no kuba Genda gukunda wangira n'umugore rega. Wamaze ibyo ngibyo ko nkunda ntabwo ari byo nitayeho. Ikintu ndi kureba nahazaza hanjye. Nahazaza h'umuryango niba uzamuka. Kwahagera nariko tubanye. Ubu nande? Je nawe. Njye mfata umushiki wanjye bro. Uyi ibyo narabikubujije ariko. Nongera konesha umwanya nari ndi kudiringa n'isoko. Nari ndi gushaka uburyo twakwagura company. Adore wanyumvishe ko. Byo kuryama.
na ugiye gutuma njyana nawe ntabwo ushobora kuba warushye ntabwo narushye ngenda gukunda ubwo ni uruhu naza kugenda adashobora urakanze koko bibi kumva bigusaba iki uranyenze kumva bigusaba iki ikomeretse rwose ibyo bintu byihorera adovega ndagukunda nanjye ntabwo nkwanga ntabwo sinakundana nawe kubera iki se umushiki wanjye ujye ariko ntabwo ngenda umushiki wawe ugiye wongera ubitekerezaho neza icyemezo cyawe uzafata ikindi dore basi wowe ubitekereze ibaze nyine ibintu nkubwiye njyewe ngende umukobwa nkabikubwira basi wowe wicara ubitekerezo uvuga ati uriya mukobwa ibintu yambwiye nibyo basi wowe uzansubiza burya nibyo byakuzanye muri uru rugo uyu ariko njye nagukunze mbere hano ubwo naje kubera ko nkukunda mbere hose naranagukunda basi ko ngende ubitekerezo please igendere wahushije oya wowe ubitekerezo mwari mumeze gute se turaho muri izuba ariko ntakizera ntawe ntabwo ukiyobora ari igihe yenda kwirukanka mbamo akantu ariko kari aho ngaho ntabwo kambuza kugenda ntabwo wigeze bagusaba kujya gukoresha ajya ziba mu gukora akoko ndi bagushyiraho sima uyabona gusa umwunga ashaka guhungira bano wakinira munsi rasa hariya agiye gukora simba ngira ngo ntabwo wigeze bagusaba nzi n'ibya kinyarwanda ntabwo papa yanzaniye muganga mu rugo akajya mburira mu rugo ariko yambaye imiti nyine ifite ubukana bwinshi nyirabyihuse niyo mpamvu ubwo ntibyakubabaje cyane byaramubabaje ariko nyine ngomba kwihangana reka ndumva n'umukuru ni wa mukobwa nakubwiraga wagize gutya akora accident umumotari asiga ubwonko umuntu agahita yiruka nta n'isoni nta n'ikibazo abona kibaye kinini nkurikije ukuntu nabireberaga kure yamukubise amabushuka akagurura akajyana ariko ubona ko anaguye hafi aranahindukira reba ubona ko nta n'ikintu kindi abaye kujya mujyana kwa muganga agahita yiruka ntabwo ari ubunyangamugayo oya ntabwo babikwiye bitaravuga nabonye nyine yari kurenga ariko nabonye atari za bindi bivuga oya nyine accident yo n'undi ntabwo ireba ngo ibi ngibi wese byaba ariko kwiruka nicyo kibazo iyo umuntu akoze accident ubundi aba akwiye gukurikirana umuntu kuko nawe ni umuntu kuko nawe ashobora kwirukanka yagira imbere agakora accident urumva zikaba ziba accident zikubye kabiri ntabwo bigeze bikuza kuri ibyo byo urumva nyine iyo umuntu ari kubabara ari ibintu bigoye ariko nageragezaga njye siko nkunda no kwirira bakwitaye ariko hano bakubaye hafi umubyeyi nambaga hafi buri munsi na mukuru wanjye yabaga hari ko bwanjye bukansengera byaramfashije gukira vuba nyine ntabwo byize bitinda byatumye nawe ukirizwamo wakiriye imana mu bibazo ariko buriya umuntu agira n'igihe usanga kuko umuhamagaro wawe wari ugeze ugasanga natwe uratwigishije turakigirwa kurwara ko bigahita bikiza benshi bigakiza ubugingo kandi hari hababaye umubiri kugira ngo azi kwihangana yavugije umuhanda wose ariko naguciye mu ijambo accident noneho urumva ni ibintu bitunguranye ntubizi byari byo urumva amarangamutima yawe ntabwo uri kuyakontorora nyine uko bije niko usakuza uriya nawe ntabyo abazi niko ntekereza noneho kubera ubwoba bwinshi numvaga amaguru yose yavunitse kandi ariko yavunitse kamwe noneho karabyimbye ushatse ko zanagerageze mu bwoba agenda biti noneho yagize n'ibyago impanuka ibera muri kano kaburimbo gashyashya kuko kundi bari mutuye noneho gukozaho umubiri utucika neza ntabwo rero byoroshye ariko Imana yarabikoze ariko urasa neza pe wanze na boyfriend bari koza Imana isubiranye ahantu hamenye ko ari cyaba kabisa nawe bikabye gusa reka ngushimire nari nzi ko nzashaka nimero zawe ndagushimira ariko
cyagiye waramfashije waranabaye mukuri Imana izabe kwiturira urumva ni bisanzwe mu muco gutabarana n'ibintu bibaho hari igihe ari umuntu nese nkuriya mumotari wamwanze akiruka hari n'undi muntu ufite umutima nk'uwo ushobora kunyuraho nyine akikomereza ariko wagize umutima wo kuza uramfasha ngeza mu rugo ni ikintu nyine gikomeye nagakwiye kugushimira nyine byivuye ndabyumva ariko ntabwo wakirwa wivuna ibintu binini nyine ariko nibyo gushima ubundi gushima ni ubupfura sibyo no gutabara ni ubumuntu nuvuga ngo iyo umuntu agize ubumuntu nawe ugomba kugira ubupfura ukamushimira kugushimira rero nyine ni umuco kandi uriya gushimira ni umuco kuko hari undi uri kumwira akamwihora udafite umuntu ariko kuba waramutabaye akaba agushimiye ni iby'agaciro nyine umuntu ni uko ngo akwiye kuba ameze ubundi ariko ni ibintu nyine twese twagombye kwiga nyine si umuntu agize ikibazo uri kumureba noneho ahubwo buriya ntabwo nari nzi ko bibereye hafi y'iwanyu ko nk'iyo biza kubera kuri ubwo twari kujyana no kuri polisi ubundi tukamenya ngo dosiye bakurikije gute motari baranamufasha twari kujya no kuri polisi planke za moto ntabwo nazibonye n'ubundi nta kintu byari kuba bimaze ahubwo ariko iyo ugize nabi ukoze ikintu kibi gisanga imbere ntugire ngo we nta kintu kibi cyamubayeho wenda izanakimurinde ariko ntabwo byari bikwiye gusiga umuntu gusa nejejwe no kumumeza ameze neza narakize wakoresha Imana yagize neza pe cyane uzi kubona umukobwa ugize inkovu ataranashaka umugabo akiri muto bikunda ngo kubatera isoni bikabatera ipfunwe ngo akagenda yira ngo bigatuma atambara umwenda ugeraho ugereje mbona nyine ufite inkovu kwambara umwenda mugufi birakuje nawe kumva nyine ufite amabara ku muguru kubera inkovu natwe tuje kurukomeza rero natwe tugusuhuze turi kugenda no muvandimwe nawe mbere nimerekeza tuhanyure buriya tuzajya tugenda tuvuga tuzanavuga no gutanga nsigena nimero yawe cyangwa ndaguhereza yanjye naribura baza kunyandikira ni ukuri narayivuze nimero yawe neza mvuga ati nzakugore nimero yawe ushimire kandi nabimubaza nkumva ari byiza ari mu bintu byinshi ngira ngo fone yagiramo umuriro iyi nayo ntabwo nanjye nyizera niko tugerageza cyiza cya fone z'amatushe oya ku muriro zinabika umuriro buriya izi nini turazigira ariko umuriro ushiramo ugasigara akangaka nawe ubwo wamenye n'izina ryanjye urumva kiriya gihe twitaye ku butabazi ntitwanamenye weho ninde amazina njye ni Regisi okay cyane kuri Regis warakoze pe nta kintu mfite nakwitura cyane kuri buriya tuzagenda tuganira gake gakeya buriya inshuti yikora ku nzira cyane ubu ngubu ubucuti ni uko butangira abantu bakaba nk'abavandimwe ukaba mushiki na musaza n'ibyo bishobora no kurenga oya ibyo nanze kubivuga ese reka mbarenze oya ni wese ibyo turenze irembo umuco wa kinyarwanda ni ukubarenza irembo ibyo ngo biba atari byo ariko mwana wawe ndaguhamagaye sorry kuko nguhamagaye bitunguranye oya nta kibazo ubu ntabwo byari bimenyerewe ko nguhamagara gutya bikaba na ngombwa ko nsanga mu rugo iwanjye ahubwo byantunguye ni amahoro ya ni amahoro ni amahoro ariko nifuje ko hari ibyo tuganira yego nabyo nifuza ko tuganira kuri barwaye se oya ni kuri kubijyanye na business nta bindi bisanzwe ntabwo twagiranaga ibyo biganiro ariko uyu munsi nifuje ko tubigirana kuko numvaga biri ngombwa urumva naje kumenya ko mufite company iwanyu ya turayifite yego mukora ibintu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibikoresho biri electronic so yeah nkaba hari umuntu twavuganye wifuza gutanga isoko yifuza gutanga isoko so
kubera ko nabatekerejeho inshuti zanjye ndavuga ko nigeze kumva ko Fanny bagira kampani y'ubucuruzi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga bya IT muri rusange bindi biri electronique numva ko uwo muntu namuhuza namwe akabaha isoko mukamusapurayinga ibikoresho ko yambwiye ko no gusapurayinga mu turere dutandukanye mu gihugu. Amakuru ni meza cyane ahubwo se harabura ikintu umuzana niyo mpamvu nguhamagaye kuko hari criteri yabo bagenderaho bafite criteri bagenderaho nka iyo bajya gutanga isoko. Icya mbere bareba ubushobozi bwa company bagiye guha isoko kugira ngo barebe koko ifite ubushobozi ifite capacity yo kuba yasapurayinga ibyo bikoresho. Company yacu ntabwo yizi neza cyane ntabwo nyizi neza niyo mpamvu nguhamagaye nyine kugira ngo byose irabyujuje yego urumva bakenera kumenya igihe maze yego so niyo mpamvu nifuje ko niba ubizi neza ufite amakuru kuri company yanyu wambwira igihe company yanyu imaze ikora then bakansaba ko twabahereza na email yanyu n'izina rya company ubundi bakapplyinga nyine cyangwa se ibyo birumvikana ko nyine iyo umuntu agiye kugura isoko ibyo byose biba bikenewemo gusa iriya company nanjye ubwayo ntabwo ndagiye imaze kuko navutse nsanga ihari wavutse usanga ihari kinini cyane gusa email yo ndayibwiriza ndaza kwikohereza n'amazina numva nta kindi cyaba gisigaye. Okay, nta kibazo. Ntari tuzakora na uzamuzana we na nyuma. Nza guza nabo ndumva bizagenda neza. Rero reka ngende. Gusa nubwo wenda sigaye numva nta kindi kintu twaganira mu gihe ibibazo byawe umuntu ataramara kumenya uko bikemutse cyangwa se aho biherereye. Gusa Jasper hari icyo ntekereza kuri Regis nubwo bwose atatubwiza ukuri ariko mbabona afite ikintu adukinga asa n'umuntu ufite amakuru kuri iki kibazo. Yari afite ntubureba se burya numva yo tuganira ubureba ku buryo ntashaka kwirekura ubona hari ibintu ashaka guhisha so amakuru yari afite uko biri kose. Gusa ariko nta kindi cyo gukora ni ugukomeza kumwiyegereza. Yes kujyaho ubwo tuzagera ninde utataha ubukwe bw'umuvandimwe se? Ubukwe bwanjye mugomba gutaha ubukwe bw'umuvandimwe agomba kubutaha. Ntabwo umuntu yaburi kugabana ibiki umuntu mwiganye ba turimo tuvuga iby'umuntu twiganye urumva ashaka ko mutahira ubukwe. Fanny? Kandadi. Chalo. Are you okay? Yeah. Meze neza? Okay. Fanny rero? Ntacyo ushaka kubwira. Ariko bibe isiri hagati yanjye nawe. You know, abana banjye bose ndabakunda. Yego. Ariko nubwo mbakunda bakuru bawe hari aho bamaze kugera, hari aho nabagejeje, which is good. Yeah. Kuko mwese ntabutse inyuma y'inda, nta nubwo mwavutse ku giti ninjye wababyaye. Yes, uranyumva?
ariko ndagukunda by'umwihariko kubera ko uragakuba kavutse mu buryo buri special nabwo nugushaka nzabukubwira yeah you are a meaningful creature kuri njyewe Imana yakuremye bitandukanye that's why I love you so much more than anything kubw'ibyo rero ndashaka kuguha favor ndifuza ko ujya kwiga hanze ngiye kukoherezayo sindakubwira ngo ushaka kujya kwiga he kuko nanje kwahitamo ngendeye ku byo ngushakamo n'ibyo nkwifuriza urumva ibintu biba bisaba kwambara amakote mbese ni nk'uwakubwira ngo ambara ikote ujye mu bukwe byakuvuna kuko wambaye ikote Regis oya nezi kote ariho ritabera ugira agapani ringiri ahubwo mahirwe minisitiri costume urumva nako mutitegura ngo dusohoke ubona ko weekend yageze tujye kubyera abandi weekend tuzogere heza tujye kurya umuceri kwa Kivu ariko ni umunsi niwo dutama ngira ngo oya buri afite amafaranga Regis ufite amafaranga ntago wamuyobera ni mukunda inzoga hanyira buri wajyane kuri kurya miceri n'amakoko noneho turaca mu kabari ariko ku ikofi kabari kari ikofi yawe ariko ikofi yawe turateranya mari kandi ari udukuye mu rugo woje kuzamusa mu ubwanyu kuma mu rugo umundi weekend yageze mu murayi manager manarigo umuntu abagomba no kuruhuka mani amazi iminsi ari muri stress karuhuka mu so rero kugenda nawe umuntu adafite ikofi ihagije koze niba ikofi zagiye mari mushaka kuzazinywa zarahenze se erega hari ikintu ubwabo uzasohoka ikofi yarabaye nini izaba nini rya rudafite ibibazo wowe kora mu yawe umunsi nanjye ejo nzakora mu yawe ejo bundi muri weekend itahari gapana nemeye icyo ko wishyuza nemera icyo kurya nuko nigura 20 umfasha mva ubwenge oya ibintu byo kurya uzika ari byo bihenda kutima umushaka ubwenge wenda rema aratukira umugani oya nagaruka ibyo kurya birahenda ibyo kunywa biba byoroheje wese wanywa zinga nyine wanywa zinga oya so far ndimo ndadiringa ibirane na passport ndetse na visa umunsi bizabiri already nzakohereza do you get me? Yes, daddy. Wait a moment. Kwanza ubyakiriye ute? Nabyakiriye neza ariko wakabaye mbibona ku maso ko wishimye. Daddy ugiye kunshakira ikigo ntabanje no kumbwira. Ni njyewe uzi ibyo ukeneye, ni njyewe nzi ibyo nkwifuriza n'ibyo ngushakamo, right? Kandi nzi ko bijyanye na competence zawe nkubonamo, so wakabambwira ngo thank you daddy. Basi ikigihugu ni iki? Okay, ushaka kujya kwiga kugira ngo numve ko bihura n'icyo nahisemo. Niyo ahantu bitiyemo nyine naho ngaho n'umubyeyi wanjye wunda. Ariko we wifuza he? Wifuza Daddy nta kibazo aho ngaho ndajyayo nta kibazo. Okay. Na plans ahantu na plans muri Canada na plans no mu bihugu bitatu, USA ndetse no muri Australia kuko naho haba amashuri meza agendanye na management. So aho bazansubiza mbere naho ngaho kandi bambwiye ko ngomba gutegereza iminsi itarenze icyumweru. So I'm still waiting for the answer. Igihe cyose kizazira nzahita ngenda ngo ushakire ibyo byangombwa. Ariko imbaraga nyine muri Canada rero nzajya. Muri Canada it's okay, it will depend aho bizaza mbere naho ngaho. So ubyakiriye neza. Okay fine. Ariko meanwhile make sure ko imibare ya Regis awishyiramo twe tubukuremo nuko mbajya ngo turaganira sibyo nese ujya ngo muri mwemeye ibyo ngibyo tugiye kujya twabiganira
bajya tuve mu rugo ari ibyo twatekereje. Ahubwo uvuga ko ikofi yahagaze neza dufatireho tugende reka jye ubivugana nta kibazo. Mfite 12 hano. 12 mani 12 ziko bitategana kamwe nakara kamuduka n'abategera turasohokana n'abategera. Ikintu cyonyine umuntu agomba kwishakira ni itiki. Nta muntu wagusohokana ngo aragutegera. Ibyo ni ibintu bidashobora gukora. Yewe nsokanyura arantegera burya. Tubikora abakobwa gusa. Wamwumvise kandi wagira ikibazo se abakobwa nibo bagutabara. Ni ibyawe sha. Ntago ari ibyanjye. Ntabwo ndageze ibyo mu byo ziyakoze. Buriya nakoze ibiki. Ariko ntanga hingiye. Ariko uribuka ushobora kugira ngo Primeri agasomana na Mutesi bakabandika ku rugi. Umva. Byari ubwana bro. Ni ubwana ariko ubu ngubu tugiye kunywa se tugiye kunywa ari mani ahubwo afite amatike yayo. Akusaka moto ni ibintu birenze nta kintu ngo twagakena turabura moto ntabwo yaba afite 12 gusa. Ese amafaranga wavunjisha ubaye wavunjisha yavuyemo 2 byaje kugenda bita. Reka nkubitemo n'udukweto ubundi tugende kabisa. Shyiramo inkweto tugende umunanye nazinze gahunda no kunywa no kurya. Gutambuka mu ibintu byose wowe ishushanyije harahuriye kabisa ngo by'abayisilamu. None se mani utabibwira abakuru bawe ibyo nkubwiye. ese tete nzajya kwiga bakuru banjye batabizi ko nagiye kwiga na mama arabizi. No, ntabwo ari kubihisha kundi. It will be a surprise for them. Nawe nuko mbikume kugira ngo you get ready. Kandi impamvu mbikume ngo keep this secret no kugira ngo ndebe uriwe. Uranyumva? Yego ariko tete nyine bakuru banjye na musaza wanjye ni ukuri bagakwiye kuba babizi. Exactly, nakwiye ngo ni surprise kuri bo. Ni surprise kuzabona ngenda cyangwa ngaba. Nzababwira ko nyine ugiye kugenda, that's it. Okay. Hese uzagenda wihishe cyangwa tuzaguherekeza ku kintu cy'indege. Nanyuze nzagenda tabiza. Ko sinzi ko ndabasha kwigumana pe. Nutabigumana amugona cancel. Aya Very cancel. Ndagerageza nta kibazo. Ntabwo ari kugerageza, you have to. Ndabikora. Fine. Okay, can go. Ni ikintu nashaka kukubwira. Nta kibazo genda. Thank you, Daddy. You're welcome, my daughter. I love you. Injira. Oh. Daddy ni wowe? Wow. Nzi neza ni karibu. Amakuru ni meza. Umunsi uri mu rugo. Ndi mu rugo. Ugomba gushaka umwana mwiza witonze. Ega ariko n'ubundi ubusanzwe ndi umwana mwiza. Ariko buriya witonze bari nabwiye rimwe. Ntabwo ariko buri muntu nyine ari ngombwa ko buri munsi nyine ahora yanatryinze ibindi bintu bishyashya, sibyo? Cyane. Amakuru se y'imitsi. Biragenda gake gake kugira ngo ngeze nshime Imana. Ntabwo byabura reka biranagaragara. Akiri babaye buriya ndi umuntu nyine ukunda ibintu bituje. Ababyibushye kubona ari akantu kayendetsemo. Abyibushye? Wese si igikoma. Oya se. Nyine abagabo ntabwo banywa ikoma. Ni igikoma n'agasiporo kurira ku gihe ubundi ibintu bya mbere kibyibushye nuko abantu batabizi. Okay. Niyo ufashe buryo ukirira saa sita ukongera ukarya nijoro. Biba ari ibyo ngibyo bibaye. Ubundi biba ikibazo ushatse kuba ibintu binini. Ya nanone. Ubundi ukavuga ngo ushaka kugira ngo urya wifashe muremure y'ibintu byiza. Pfa kuba ibyo ari byo byose warya ukabirira ku gihe. Umubiri wawe ufata ritime nyine ugakomereza. Aya nanjye ndumva aricyo kintu ngiye kuzabikora mu by'ukuri. Ariko mwe ntabwo byabananira. Gutyo uva mu rugo usaba buri munsi nyine ugomba kurya, ari inshingano z'umubyeyi kumenya ko umwana yariye.
ariko abantu bankatwa abajene bose bateye hari igihe uteka ibiryo ukagishyushye ugasanga nta n'umumaro bifite kuba muri ghetto niyo mpamvu ngibyo kubyuka nkabitekerezo se mushyushyu nawe usigaye uri mu kazi n'igitoma cyangwa igitondo ntabwo ni nabyo mushyushyu ariko wasanga njya numva ukuntu bavuga abari sawa wowe wariye abakozi wowe wariye abakozi nawe ntabwo ni nawe ryaba na rimwe nyine wowe hariye abakozi muri aba bakozi nubwo umushahara wawe kari kumushyushyu ukaboneka ubwo umukozi wacu arahurya si ibintu bisanzwe ese ugiye wibaza impamvu mutamenya ibiryo ariye avuga ngo ibiryo bisigaye umukozi abishyushya mu gitondo mbere yo gukoropa ariko kugira ngo abimene yabirya bidapfa ubusa uzi ko hari igihe umukozi acana imbabura kuriya agahita ashyira ashyushye ibiryo akababaza niba muteka icyayi yatse nako ndetse ubwo mutekereza ko imbabura iba yatse mbere yo kubaza niba muteka icyayi kugira byagenze bite baba bamaze kurya abyuka mu gitondo kare akoroka ko imbabura iriho ahubwo se twavuze byinshi nje kureba muzehe rero hari ubwo duse bisanzwe waraje kwireba muzehe nje kubasaba muri rusange ariko especially papa sha rero papa yagiye mu kanya kashize usanga nawe hari mu rugo ndi kumwe na sister banjye niba turi kumwe gusa na mama nawe hari babashuti bawe maybe wasaga ari abashuti bawe reka babwire bazagusoza ahubwo Idi Uze usoze gushyitsi umwana w'umuzi oya umva ndimo Kakubwiye se ahubwo. bigeze Ni byiza. harya witwa Divine. Divine harya nitwa Regis Shante. kandi wowe bakwita Deborah. nishimiye kubamenya najyaga mbabona gutyo Natwe karibu. aba rero ni abavandimwe banjye ariko muragasa wenda sister dore niba Regis niwe wanabaye akanza nangahe n'icyagiye n'abantu Murakoze cyane. njye Spiderman Ibaze ko twakishimiraga tutarakubona. ni inshuti yanjye twaramenyanye gake gakeya twahuriye mu bibazo n'ibyo ariko n'umwana mwiza ari buri mukuru ni Njyewe ni Debbie. arakukira wenda niwe mutoya Ni Rastibon uri. niyo mpamvu yavugije induru Yesu we Yari yababaye. yarababaye kazi mbona akaguru kavuye Batwite ko atazakira. Ako yarakize nyine. yarakize bya bitesi byaragarutse buri konereza isa ni gute se Mbese ni umunsi ko watinze. Ibaze ko twirirwaga tumuba kubaza. ntabwo ari ubwa mbere aje hano nshobora kuba nyanza mudahari Ntabwo nabimara. amuze ni inshuti yanjye ahubwo mweko ko bagiye gushaka amafaranga ubundi muyashyire ku mushahara wa mbere w'ababyeyi Aha, ntabwo biba byoroshye. ntabwo biragenda neza rero uyu ni wa mukuru wanjye igihe bajya batsengera n'abangaba bajyaga batsengera ndwaye sengera ni installation y'ifoswe Oya, twasengeraga mu cyumba. Twafataga ku kaguru tukamusengera. aho bateranira bisanzwe ariko nanjye nanyereye kugusengera barakurambika ikiganza nawe uri umukristo ndi umukristo cyane ahubwo nanjye buriya tunasengera ahantu hamwe ubona ko utari ubizi Yego, bibaze. nanjye nsengera kwa David foswe yamubwiye ngo arakwezi ariko mbabona ari we ariko sinzi nyine ngo amaso saye ntabwo ari ubwa mbere nyine Warakoze cyane. wigeze ukora muri protocole ahubwo niho namubonye niyo namubonye gutyo nanjye bwacyo ko sibabeshye nsenga gakeya n'abantu benshi bahasengera ntabwo turapfa kubahurira nyine foswe ariko byibuza aba mbere abo twahuriye mbere nyine baranzi Niyo mpamvu naba muzi kuko njye nsengayo buri munsi. urabura gusenga
gusenga ni ibintu by'ingenzi kandi cyo tunakunda gusenga. Rero ngira wongere ubyibuke Nongere babagarwe. Ngenda mu murimo. Ahubwo nujyayo uza Ahubwo ntabwo ndayamubwira utujyane. tuzajya tumuhamagara tujyane. Oya tugiye tugenda ahubwo uzijya ngo navura nagusengera. Ntabwo navura nagusengera. Kebusengere. Ndaguhera aho ndambura ibiganza. Ahubwo ubu twe twari kugusengera tugusabira umugisha ko watabaye. Ngiye usenga. Twagusabira umugisha tutarakubona ubu noneho turakubonye. Ubu niyo ngiye kubasabira ngahaguruka gusenga. Imana nziza ishobora byose kuba arinze umuvandimwe wacu akamera neza buri munsi akaba ahagaze anashima izina ryawe tumushimiye. Ni byinshi dukorera dusaba imbabazi y'ibicumuro byacu kugira ngo tweze duhe umugisha rero uca bugufi kandi wongere twibutsa ko guterana ari inshingano zacu kandi tugomba gusenga. Tugushimiye twizeye ijambo ryawe mu izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Bikamushimira. Regis, welcome again. Thank you, Papa. Ça va? Fanny? Are you okay? Ndabona ton sauveur umuntu wagukijije kabisa ndumva umutima utabasha kubyara